urumva rero nitutirwanaho kaba katubayeho. Oya muri iyi minsi nawe urabona ko nakazi karanabuze. Oya bivuze ngo amafaranga kuyabona no kuyashakisha. Aba bajinga batambara udupfukamunwa. Turabashakamo ya kurya. Ahubwo bigishyushye. We, wowe. Ngwino hano. Ngwino vuba. Vai. Wizamura, ngwino. Eko. Unagapfukamunwa wambaye. Urwaye uranyumvira akako. Wambaye ugwaye ubumekera nyuma mbare gapfukamunwa. Vayo se ndavuze cara aho ngaho rugomba. Ugatinyuka nasoni. Urabona bangana bari gutuma dukomeza kuba muri lockdown bagatuma bafunga intara Cyangwa ni ibimeshe bigushuka wakajinga ibintu bigushuka wakacu. Mba fotora vuba. Ubu ngiye kugufotora reka ngufotore. Ariko kumfotora. Cacaka ubu nagukubye. Hako kudakubwira wowe ugira ngo esa simba. Namande namufotoye namande 15,000. vuba nyabone. Kandi gira vuba. Ariko ubundi ni mu kode nyishureho. Kode? Nyishureho. Twe dufite kode Twegura tukagutonyemo kode twega nk'abayobozi wowe. Ariko ntabwo mvuze kode y'ubucuruzi. Nimba y'ubucuruzi mba muri gucuruza. Ariko umva kubita. Ubu nagukubita. Doro kwameze gasiha. Mana. Abayobozi babanyemo kode nyako. Oya, yakora ibyo. Uko muri guhotera umuntu hano mwebwe. Afande reka nkubwire. Kubona umujinga nk'uyu nguyu atambaye agapfukamunwa. Nagapfukamunwa yambaye. None sura akambara yaruka tubonye. Ni gute mufata umuntu umuturage nk'uyu nguyu mukamwicaza hasi nawe ubwawe utakambaye utambaye agapfukamunwa. Nese unisha amategeko ya Covid. Ariko Mwebwe mwibarisha yahe? ntabwo mukambaye mwana nkoraga. Kwanza ubundi reka mbabazi. Kwanza ubundi mushinzwe. Yewe ndi umuyobozi. Uri umuyobozi w'amafuti. Umuyobozi w'amafuti. Umuyobozi utambaye agapfukamunwa we ubwe ngo yerekane ko akambaye noneho n'abandi bamubera abera abandi cyitegereza ubwo ni umuyobozi nyabati. Kwanza pfukama hasi. Hasi. Hano tarasi nawe. Nagayikane toro hari. Kwanza wewe pfukama hasi. Pfukama hasi. None se komando ushigikiye ko utambara udupfukamunwa. Yegura. Ushigikiye ko utambara udupfukamunwa. Icara hasi ni igihe ubivuze icara hasi. Niwe murarwanya. Pfukama. Imbere y'umusivile nk'uyu nguyu. Pfukama. Wanda kumva ibyo mvuga? Ambo. Nta gapfukamunwa wambaye. Uri imbere y'umuturage uri kumuhohotera gutya. Nese ubu niyisha amategeko. Wumva wowe ukiva mu rugo ugomba nkuko utibagira ibyangombwa byawe cyangwa ishakoshi cyangwa na telefone cyangwa ibindi. Urwara ikise wowe. Ugomba kwambara agapfukamunwa. Urumva? Ukakambara neza nkuko bikwiye. Ugahera hano ku mazuru ukageza nanjye njye namubwira. ukambara neza. Ntabwo wemerewe kubakuraho utarongera kungaruke mu rugo kubera ko ugiye guhura n'abantu benshi. Uri kunyumva? Ikindi aba nabo bagenda bavuga ngo ntibambaye agapfukamunwa bagafata abantu bakabicaza hasi babahohotera nabo batakambaye. Kwanza mujye imbere tugende. Jya kubereka ahantu mbigishije. Afande rwose nubwo tujyanye. Mujye imbere tugende. Ihaye kuzajya guhotera abantu namwe mu Ariko na sama mugabo ariko ko ndefite amahari.
mwambare neza udupfukamunwa. Sibyo pfukamunwa byangiye mwahere ntabwo mujya murandira. Ariko se madame Zeki kubera iki twambara agapfukamunwa? Ngiye kankambare neza mbisukada niba ariko kazatuma igihugu cyacu kibona amahoro koroni kavamo no kwisi yose kandi nzajya nkaba n'intoki ko bishoboka. Sibwo ryase ngiye kanambuze rega no guhumeka iyo nkambaye mbura umwuka. Ariko muzi ko kwirinda biruta kwivuza. Muzamure gutya nkuko nguko nkambaye Gutya se? Uhera kugutya ku kananwa ukazamura ugapfukiramo n'amazuru. Noneho kunkambaye nibyo. Ibyo ngibyo ni sawa. Oya nabano banduka bagashyizo nini. Ubundi se kare kose haba habaye iki gituma mutabyubahiriza. Iyo umuntu yambaye neza agapfukamunwa ni imwe muri protection yo kwirinda. Mu mabwiriza dufite yo kurwanya iki cyorezo cyatuziye kizira igihugu cyacu kizira isi yose ni ukugira ngo tubashe kukirinda. Amabwiriza rero asaba ibintu bibiri: gukaraba neza intoki no kwambara neza agapfukamunwa. Ubundi se kare kose haba habaye iki gituma mutabyubahiriza. Nukurusha abayobozi bo mu nzego z'ibanze baba bagira inama babafasha nuko mugomba kubikora neza. Iki cyorezo duhanganye nacyo kandi dufite umurongo muzima wo kukirwanya. Ubuyobozi rero nari nkuzaniye aba bagabo hamwe n'uriya mukobwa. Aba bagabo bananiranye mbasanze ahantu bihereranye uriya mukobwa bamufashe bamwicaza ahantu ngo nta gapfukamunwa yambaye, kandi uriya mugabo wishajije kuri nawe ntabwo yari yambaye hamwe n'uriya. Ngo ni abayobozi bari abayobozi bari ubaze mu muyobozi nyine muyobozi. None se mwebwe babiri simwe muyobora muri wa mudugudu uriya si ushinzwe umutekano? None se si we nyine ninjye muyobozi. None se hari ikintu none se ni mwebwe mufite kuviyora amabwiriza bigeze kuri uru rwego? Ntabwo twayaviye. Kwanza uriya mugabo napfukama wowe pfukama. Ndabona ufite amahane pfukama aho ngaho. Amahane ufite pfukama aho ngaho. Ikindi abo bantu uyobora ufata abantu ukabapfukamisha ukabaka amafaranga ukabicaza mu ntuza, abantu uyobora nibwo siko bananiye n'aba ngaba twegera nshiramo metero. Tega amatwi mwumve neza ingaruka zo kwambara agapfukamunwa cyangwa ibyiza byabo. Yegura baba mabariza Twabimenye rwose. Nizi Kwambara agapfukamunwa kandi ukakambara neza biturinda kwanduzanya covid hagati yacu, kandi turamutse tukambaye neza tugakurikiza amabwiriza duhabwa n'abayobozi bacu n'inzego. none mwagiye mubimenya hakiri. Ariko wa muyobozi umuntu uriya mugabo birabujijwe. umva mugabo Birabujijwe. rebera n'ubu ntabwo ukambaye neza ko bambwiye ko bagufashe utambaye agapfukamunwa kandi wicaje abantu. Ubundi wowe umuntu nkawe yakabaye umuntu wo gutanga urugero rwiza. Ubundi kubera icyo utambara agapfukamunwa Ndarubaha yuko ntabwo bashobora kumva. muyobozi rero Umuyobozi nkawe uza kubwira ibyo wigisha abaturage. utanga uruhe rugero aho uyobora. Wese nze gatoya utanga uruhe rugero aho uyobora. Urugero rwo kugira ngo bubahirize komanda uno mugabo uriya mugabo ntago musiga, shaka ukuntu ntago musiga ndetse amwereka aho mujyana. umva rero mwumve mbabwira icyorezo coronavirus cyugarije igihugu cyacu, cyugarije n'isi yose muri rusange. Zimwe mu mpamvu zituma twambara neza agapfukamunwa duhereye hano ku kananwa tukazamura ku mazuru nk'uko nakambaye ni ukugira ngo tubashe kwirinda iki cyorezo, turinda bagenzi bacu amatembabuzi ari yose yaduturuka mu kanwa cyangwa mu mazuru mu gihe umuntu yitsamuye akagera kuri bagenzi bacu, aho niho hashobora kwandura. Icya kabiri dukaraba intoki, tuba dufite no gukaraba intoki. Numvishe ngo nicyo nicyuya nicyokiye. Byose bisaba rero gukaraba intoki amazi meza ukoresheje isabune ugakaraba hagati y'amasegonda 40. Bene nk'aba ngabo utabahannye rwose ntabwo bakumva. None se muyobozi cacikanga sinongere ko umunsi akubitanga. Uriya mugabo rero ndatisubiraho ntago musigana. muyobozi je mfite ikibazo kijyanye n'agapfukamunwa. Yego reba amezi aba 6 ngiye nambura agapfukamunwa urumva, ariko ngiye
ngenda umva umwuka ugiye kuzamerana rwose kwambara agapfukamunwa byaheze mbwira none kuri kuvuga tukabasha kuvugana jye nawe twembi wabaye iki ubu ko ndi kuvuga urabona hari ikibazo mfite wewe kuri kuvuga hari ikibazo ufite kugira ngo nkubwire rero iyo myumvire yawe ugomba kuyihindura nawe utayihinduye turakwereka aho tukujyana imyumvire yawe ubu mwuka uheze ute kuri muvuga nanjye nkavuga tukaba turi kuvuga iriya ni imyumvire ye nanjye numvaga ko nje nkambara akajya kambuza kubita abantu nk'aba none ngaho ndebere ko ndebere ko umva icara hasi matabase umva wowe komanda umva uriya mugabo reka muhamagarire imodoka nimba mwese reka nze muhamagarire imodoka nimba mwese mwamaze gusobanukirwa umva pfukama hasi pfukama hasi oya niba ufite covid twese arayiduteye pfukama napfukame hariya ceceke mwumve ceceke mwirwanya ngo afite covid muceceke munyumve niba mwese musobanukiwe neza akamaro niba musobanukiwe akamaro ko kwambara agapfukamunwa no gukaraba intoki no gushyira intera ya metero hagati yanyu na bagenzi banyu mwebwe mutahe mugende mumfashe abandi baturage mujye kwa uwo mugabo asigare hano asigara hanze kanze muhamagarire imodoka kamuhamagarire imodoka ize nkwereka aho mujyana imyumvire nk'iriya ntabwo nyishyigikiye oya nasigare rwose we muginga mu gihe dutegereje imodoka shika nyayo kwicara bivuyemo shika nyayo urampana imbere y'abaturage kwe mu gihe dutegereje imodoka paka imodoka ije shika nyayo imyumvire nk'iyo gusa paka imodoka ije gira vuba meragura ariko ibyo mwambwiye nabyumvise uri kwegura umutwe ugira utariko gira vuba ariko rwose nari nabyumvise iyo minota urimo ukuraho gutyo ni nazira abantu ariko banzu igihe wanteshereje umutwe wowe imyumvire yawe